mu masaha y'igitondo Lovely aba abyutse, aba ahagaze imbere ya miruwari arireba, akareba rwose umubiri we wose, abona ari mwiza nk'ibisanzwe kandi koko rwose aba ari mwiza, aba afite imisatsi myiza cyane, aba ateye neza, aba afite kandi umubiri nawo rwose ukeye, uba ubona ari umukobwa mwiza cyane. Uyu mukobwa rero nta kintu na kimwe rwose aba abuze, ibintu byose umuntu yakenera mu buzima aba abifite. Aba abayeho rwose mu buzima buhenze, mu buzima kandi bw'ubukire cyane. Kuva rero yashakana n'umugabo we Fally, umusore umukunda cyane rwose, umusore umubona nk'aho ari byose kuri we, umusore kandi mwiza cyane nawe wifuzwa na benshi, ariko nyamara mu magana y'abakobwa bose yahisemo Lovely, umukobwa umubereye couple rwose ijyanye. Uyu mukobwa kandi nawe aba akunda umugabo we cyane. Uyu musore rero mu gitondo mbere y'uko rwose ajya ku kazi, arabanza agategura kafe maze akagenda akayitereka imbere y'igitanda cya Lovely, maze akamuha bizu ku gahanga, akamubwira ati wirirwe neza mukunzi, nuko nyine ajya ku kazi maze Lovely agasigara rwose yishimye. Lovely kandi aba yibuka neza cyane umunsi wabo wa mbere bahura, aba abyibuka rwose nk'aho ari ibintu byabaye ejo. Umunsi umwe rero cyari ikirori cyari cyahuje rwose abakire bose bo mu gihugu. Lovely rero nawe yari ari muri iki kirori, yari yambaye neza cyane ikanzu y'umutuku iri kuri taye, dore ko yari anateye neza rwose bitangaje. Ubwo rero yari ahagaze, abantu bose niwe barebaga, yari umukobwa mwiza rwose ukurura buri wese. Fally rero umusore mwiza nawe w'ibogari yarabutswe Lovely maze ahita aza amwegera, yari yambaye neza nawe, yambaye kositime imubereye cyane ndetse rwose imwegereye. Yegereye rero uyu mukobwa maze aramubwira ati umeze neza. Uyu mukobwa yarahindukiye maze ahita akubitana amaso n'umusore utagira uko asa, ahita amubwira ati yego meze neza. Lovely rero bahise bamuhamagara maze bamubwira ko ari abashyitsi agomba gusuhuza, yahise asiga Fally aho ngaho. Nyamara rwose muri iki kirori cyose Fally yireberaga cyane Lovely, ntabwo yamukuragaho amaso, umukobwa rwose wari wamutwaye umutima akimubona. Igihe rero cyo kujya kubyina cyarageze maze Fally ahita agenda yihuta, ahita afata akaboko Lovely kugira ngo ajye kumubyinisha. Barabyinnye rero kandi rwose biyumvanamo. Igihe bari bari kubyina Fally afashe Lovely, Lovely yagiye kumva yumva rwose uyu umusore ari kumukurura cyane, yumvise hagati yabo harimo nka rukuruzi, kuko yatangiye kumwiyumvamo cyane rwose, yibaza ukuntu ibi bintu ari ubwa mbere bimubayeho byo kubona umusore maze agahita yumva rwose ntabwo bisanzwe. Bapfuye kubyina rero maze baricarana batangira kuganira, babwiranye rero byose biberekeyeho, maze rwose basanga ibyinshi muri byo barabihuje. Aba bombi rero baraganiriye, ibiganiro rwose biraryoha. Fally abwira Lovely ati uri umukobwa mwiza cyane, ni ubwa mbere nabona umukobwa usa nawe, noneho nakunze iyi kanzu wambaye, irakubereye cyane rwose, ufite imisatsi myiza, uteye neza, mbese uri mwiza hose, wagira ngo rwose wihitiyemo uko ugomba gutera. Lovely rero aramuseka ati nawe rwose wikabya, ntabwo birenze, ntabwo bikabije, kuko ntabwo basanzwe babimbwira cyane. Fally ati ubwo birumvikana nyine wajya guhura n'abasore batareba, gusa rwose nakwishimiye, ikindi kandi uyu munsi ndishimye mu buzima kuba nahuye nawe. Ntabwo rero bamenye uko amasaha rwose yagiye agenda kubera ukuntu ibiganiro byari byabatwaye.
bagiye kubona babona ibirori birarangiye, maze Fally ahita abwira Lovely ati ndakwinginze mpa nimero zawe rwose, ntabwo nifuza ko umubano wanjye nawe warangirira aha, ndifuza ko twajya tuvugana kenshi kubera ko nyine nabonye rwose wambera inshuti, ikindi kandi duhuriye ku bintu byinshi bishatse kuvuga ko nyine twanagira ahantu henshi ho guhurira. Lovely rero nawe wari yishimiye Fally ahita rwose amuha nimero atajijinganyije. Fally ahita amubwira ati nta gutinda rwose kandi nzaguhamagara. Ibirori rero birarangira maze bagatandukana. Fally aba akigera mu rugo agahita ahamagara Lovely. Lovely rero aramwitaba maze Fally akamubwira ati ni wa musore nyine mwari muri kumwe mu birori, nagira ngo rwose numve niba wageze mu rugo kandi umeze neza. Lovely ati nahageze neza, ahubwo se nawe umeze neza? Fally ati cyane rwose, ariko nanone ntabwo nigeze ndeka kugutekereza, rwose ndi kubona ifoto yawe iri kunza mu maso buri segonda. Lovely rero araseka maze akamubwira ati ni byiza rwose. Iminsi rero yagiye itambuka, nyamara nta munsi n'umwe muri yo Fally yaba yararyamye atabanje guhamagara uyu mukobwa mwiza rwose wari waramutwaye umutima akimubona. Umunsi umwe rero Fally ahamagara Lovely maze akamubwira ati ndifuza ko rwose twajyana ahantu maze tugasangira ku mugoroba, kuko ndumva nifuza kongera kubona rwose ya sura yawe itagira uko isa. Lovely rero nawe rwose wari wariyumvisemo uyu musore ntabwo ajijinganya, ahita amubwira ati nta kibazo. Bahurira rero muri resitora ihenze cyane rwose, maze bagatangira kuganira no gusangira. Uyu musore rero yereka Lovely rwose imyitwarire myiza cyane kubera yuko amutega amatwi maze akamwumva, aba ameze rwose nk'aho buri kintu cyose Lovely ari kuvuga ari ingenzi kuri uyu musore. Lovely rero abikunda kubera ko nyine ni ibisanzwe, abakobwa bose bakunda abasore babatega amatwi bakabumva. Uyu munsi rero baganira ku bintu byinshi rwose, maze Fally akabwira uyu mukobwa ati rero ntakubeshye, nifuza rwose ko twaba inshuti kandi cyane birenze aha ngaha, kuko mba numva nifuza ko buri munsi twavugana, binashobotse kandi numva twabonana, nuko rwose byaba ari ukukugora kandi nta bintu bikugora nshaka. Lovely rero araseka maze akabwira uyu musore ati ariko ni ukuri mba mbona uzi gutanga keya, ubanza umukunzi wawe yaragize amahirwe kubera yuko uramutetesha cyane. Fally rero aseka ahita abwira Lovely ati umukunzi se wagira ngo ndamufite? Ntawe mfite ariko ndi kwitegura kumubona. Lovely rero nanone arongera agaseka ati uri kwitegura kumubona? Fally ati yego, ati kuko rwose ndi kubirota mu nzozi, ndi kurota nabonye umukunzi, bishobora rero kuba biri hafi. Lovely rero aramubwira ati ni ukuri ndakwifuriza amahirwe masa, gusa rwose uri umusore mwiza, buri mukobwa wese yakwifuza gukundwa nawe. Bamara rero gusangira maze bagataha. Lovely agera mu rugo maze rwose agakomeza gutwarwa mu bitekerezo n'uyu musore baba bari kumwe, akomeza kujya amutekereza maze uko amutekereje akamwenyura. Atangira rero kwibwira ati nyamara rwose ubanza nabonye umusore w'inzozi zanjye, uburyo nimva muri ya musore ntabwo busanzwe, ikindi kandi kuva twahura nahise rwose numva ntwawe nawe, birashoboka ko ari we musore w'inzozi zanjye. Ikindi yambwiye ko rwose nta mukunzi afite, nizere ko atazamubona vuba kubera yuko naba rwose mpombye. Uriya musore ni mwiza, ni umwana mwiza, afite umutima mwiza, ikindi kandi azi kwita ku mukobwa bari kumwe, ukuntu ampa keya ntabwo bisanzwe. Akomeza kwibaza rero ibyo ngibyo maze agahita abona telefone irasonnye, n'ubundi asanga ari Fally umuhamagaye. Fally rero ahita amubwira ati natangiye kugukumbura, nubwo rwose ariko tugitandukana ariko ndumva ngukumbuye.
Lovely rero ahita amubwira ati hoya se nawe wikabya, amasaha 2 gusa ashize dutandukanye watangiye kunkumbura. Fari ati cyane rwose, mba numva nyine twakwigumanira, ni uko gusa buri wese muri twebwe aba afite ibyo gukora, naho ubundi mba numva ntakuva iruhande. Lovely rero araseka maze agahita abwira uyu musore ati gusa wakoze rwose, wandyohereje umugoroba, kandi rwose kuba nari ndi kumwe nawe ni iby'igiciro, nagize ibihe byiza nishimye, ndagushimiye rwose wakoze cyane. Fari ati nawe wakoze cyane rwose. Basezeranaho rero maze Fari akabwira Lovely ati uraraharyana. Lovely ati nawe rwose uraraharyana. Fari rero akomeza gahunda ye yo kujya ahamagara uyu mukobwa mu gitondo ndetse na nimugoroba. Yabyukaga amubaza uko yaramutse, maze ku mugoroba akamwifuriza ijoro ryiza. Uyu mukobwa rero rwose yaragiye akomeza gukururwa n'uyu musore wamwitagaho bidasanzwe. Umunsi umwe rero Fari yongeye gutumira Lovely kugira ngo bajye gusangira. Noneho bageze aho bagombaga gusangirira, maze Fari yari afite indabyo ariko yazihishe inyuma ye. Ahita rero azihakura maze agahita azihereza Lovely, akamubwira ati amaroze rwose nifuje kuyaha irindi roze. Lovely rero areba izi ndabyo maze agahita yishima, abatunguwe arazifata agahita atangira kuzihumuriza. Ubona ko rwose zimushimishije, arazifata rero akanga kuzishyira hasi, agakomeza azihumuriza. Fari rero ahita amukururira intebe maze akamubwira ati cara. Lovely aricara maze bakabazanira icyo kunywa, bagatanga na komande y'icyo kurya. Fari rero ahita afata ikiganza Lovely maze akamureba mu maso nta kintu na kimwe avuga. Lovely ahita amubwira ati nyamara rwose kundeba gutyo biri kuntera isoni, kubera icyo uri kundeba cyane, haba se hari ibintu bindi mu maso ntigeze mbona? Fari ahita amubwira ati yego, mu maso yawe harimo ubwiza butangaje, mu maso yawe kandi harimo rwose imirasire iri kundasira. Lovely rero ahita atangira nyine guhinduka, kubera rwose aya magambo baba bari kumubwira, atangira nyine kugaragara nk'utuje cyane noneho mu maso. Fari rero ahita abwira Lovely ati ariko nigeze nkubwira ko uri mwiza cyane, uburanga bwawe burahebuje, noneho ukuntu witonda, ukuntu uvuga, ibintu byose bikuriho birankurura, ndagukunda cyane cyane rwose, nubwo ahari nshobora kuba mbikubwiye hakiri kare, ariko ni ukuri ndagukunda, ntabwo nakomeza kubiguhisha. Lovely rero aramwitegereza, yitegereza rwose uyu musore uba ari mwiza cyane, yambaye neza, ndetse rwose uba uri kuvuga ijwi nyine wumva nyine ry'abasore, rya jwi umuntu avuga ukumva yifitiye icyizere. Amureba rero mu maso maze akamubwira ati wivunika, kubera ko nanjye ndagukunda, ndetse guhera umunsi wa mbere duhura nakwiyumvisemo rwose mu buryo budasanzwe. Ikindi kandi sinigeze ndeka kugutekereza n'umunsi n'umwe kuva twabonana. Fari rero ahita yiyegereza uyu mukobwa maze akamuhobera cyane, akamukora mu mutwe. Bahita bongera bakarekurana gahoro, bakarebana mu maso maze bagasomana. Bahita bamara amasegonda rwose nka 30 bacecetse, nta n'umwe uri kugira icyo abwira undi, ariko nyamara mu maso habo uba ubona ko rwose amaso yabo ari kuvugana. Hahita haza rero umuseriveri baba batumye ibyo kurya, niwe rwose
umera nk'aho abakanguye, naho ubundi baba bigiriye mu yindi si. Bahita rero barebana maze noneho bagaseka ukuntu bose rwose baba bibuze, ubona bagiye ahantu kure. Bafata rero amafunguro ariko n'ubundi baganira kandi rwose barebana akana ko mu jisho. Bamara gufata amafunguro nk'ibisanzwe maze Fari agaherekeza Lovely, amugeza rero iwabo maze akava mu modoka bagahoberana, barahoberana rwose maze bakanga kurekurana. Fari ati ndagukunda cyane ariko rwose Imana ikomeze ikundindire. Lovely nawe ati nanjye ndagukunda cyane. Kurekurana rero biragorana ariko nk'abantu bakuru nyine bakihagararaho, Lovely akinjira mu rugo. Gusa uyu munsi aba yishimye cyane noneho bikabije kurenza indi minsi yose. Aragenda agahita ajya mu cyumba cye maze rwose akajya yikora ku munwa akibuka nyine ukuntu Fari yamusomye maze akamwenyura. Uyu mukobwa aba ari mu munyenga w'urukundo rwose na Fari kandi biba ari uko aba yishimiye uyu mukobwa rwose birenze. Nyuma y'igihe rero Fari ndetse na Lovely bibereye mu munyenga w'urukundo, dore ko rwose banagiranye ibihe rwose bihebuje, aho bakundaga gusohokana kenshi kandi rwose Fari agasohokana Lovely ahantu hagiye hahenze ndetse rwose akamuha indabyo atitaye ko hari ikintu runaka cyabaye. Ni nako kandi yakomezaga kugenda amugenera impano nziza rwose, ibintu byatumaga Lovely akomeza kumva yuko uyu musore ari we mugabo w'inzozi ze kandi ari ubuzima bwe. Umunsi umwe rero Fari yatumiye Lovely amubwira ko rwose ashaka ko basohokana. Yaramujyanye rero amujyana hejuru y'inzu ndende ahantu rwose ku gisenge cyayo. Bakihagera rero nk'ibisanzwe Fari yahaye Lovely indabo. Lovely akizihumuriza rwose akiri kwishima, Fari yahise apfukama maze abwira Lovely ati uri umugore w'inzozi zanjye kandi rwose ndagukunda cyane, none rero ndifuza ko wazambera umugore ubuzima bwose. Lovely ahita amwenyura maze rwose atiriwe abitindaho agahita amubwira ati yego, cyane cyane ko bari bamaranye igihe kinini kandi Lovely nawe yaramaze kubona ko uyu musore ari we umugabo w'inzozi ze. Fari rero amwambika impeta maze bagahaguruka bagahoberana. Fari abwira Lovely ati uyu munsi nanone ni umunsi wa kabiri unshimishije mu buzima. Uwa mbere ni uwo twahuriyeho, uwa kabiri rero ni uyu nkwambitse impeta. Ndishimye rwose ko wemeye kuba mu buzima bwanjye kandi nzagukunda rwose ubuziraherezo, humura ntuzigera ubyicuza. Lovely ati nanjye ndagukunda cyane kandi rwose numva nta wundi mugabo twazabana uretse wowe. Ibyabo rero ntabwo rwose bitinda, ubukwe buraba maze ubu bukwe rwose buba ari icyitegererezo, cyane cyane ko uyu muhungu Fari aba ari umukire cyane cyane rwose uzwi. Ikindi kandi n'iwabo wa Lovely nabo bari abakire cyane. Bwari ubukwe rero bwari bwitabiriwe n'abakire gusa. Ikindi kandi bwari ubukwe buhenze, bwari ubukwe nyine bwanditswe mu binyamakuru by'ahantu hose. Ikindi kandi abantu nyine bari batangariye iyi couple, yari nziza, yari couple ijyanye, bari baberanye rwose. Umusore rero wakundwaga n'abakobwa bose bo mu gihugu yari amaze kubona uwe. Ubukwe burangiye rero bagiye mu kwezi kwa buki, barinezeza rwose, aba bararyohewe barya ubuzima barya isi. Ibi kandi byarakomeje kugeza rwose bujuje umwaka bakoze ubukwe. Nyuma y'umwaka rero hari mu gitondo rwose kimwe
Lovely yarabyutse maze yumva ntabwo ameze neza habe na gake, yumva rwose ntabwo yishimye ariko agatekereza ikintu cyamubayeho akakiyoberwa. Yarebye rero ku ruhande rwe ngo arebe ko Fally ahari ariko rwose asanga ntawe uhari, nyamara ntabwo byari ibisanzwe ko ashobora kubyuka agasanga umugabo we adahari. Yahise rero amanuka esikariye ava mu cyumba maze rwose agenda yumva ari kugenda afite isereri. Yaragiye rero agiye mu gikoni aho rwose yari agiye gufata amazi, yahise rero asanga umugabo we Fally ndetse n'undi mugabo wari wambaye nyine imyenda y'abaganga bahagararanye. Uyu mugabo we rero Fally ahita amubwira ati waramutse neza mukunzi, ndagira ngo rero rwose nguhuze n'uyu muganga, ni umuganga kabuhariwe mu kubaga. Mu gifaransa babita chirurgie esthétique. Ubwo nyine ni ba bandi bahindura imiterere y'abantu, akaba ashobora kumwongera ikibuno, akamugabanyiriza mu nda se cyangwa n'ahandi hose ashaka. Ni uwo muganga nyine bari bari kumuhuza nawe. Lovely rero atangaye cyane kandi umutima utera cyane, ahita abaza umugabo ati kubera iki se kandi uyu muganga nyine ari hano? Uyu muganga ahita abaca mu ijambo maze akabwira Lovely ati humura ntugire ubwoba, abakobwa benshi bafite imyaka nk'iyawe bakunda rwose kungana kugira ngo mbafashe. Uyu muganga kandi akomeza abwira Lovely ati buri wese uje udusanga rwose asubirayo yanyuzwe. Ati ubu dusigaye dukora ibintu byinshi cyane, hari ugusubiza abantu rwose kuba batoya, kubateresha uko bashaka, kongera rwose ubwiza bwabo uko babyifuza, kandi byose bikorwa neza cyane. Amara rero kuvuga aya magambo maze Lovely wari watangiye rwose no kugira ubwoba, atangira kugenda atera intambwe asubira inyuma, ari nako kandi umutima udunda cyane, yari afite ubwoba bwinshi rwose. Maze agahita ababwira ati njyewe ariko ntabwo rwose nkeneye kwibagisha, uko meze birampagije kandi ndanyuzwe. Fally rero ahita amubwira ati mukunzi wigira ubwoba humura, ni consultation gusa ashaka kugukorera. Ikindi kandi rwose ushobora kuzabona ukuntu uzaba mwiza nibamara kugukorera iyi operation. Ahita rero amufata ku bitugu rwose nko kugira ngo nyine amuturishe. Ahita akura telefone mu mufuka maze akamwereka ifoto ya Lovely rwose ubona ko yahindutse undi muntu, ateye neza bidasanzwe, noneho kandi ari mutoya nyine ubona nyine yahindutse burundu. Arayimwereka akamubwira ati nyine uko ikoranabuhanga ryagiye rwose ritera imbere, ubu ngubu dushobora kubona uko wazamera nyuma yo kukubaga. Lovely rero areba iyi foto maze rwose agatangira gufungura amaso cyane, kuko nyine ababona noneho ariko yabaye mwiza kurenza uko yari asanzwe, kandi nyamara uyu mukobwa aba ari mwiza rwose mu buryo bugaragara, ariko noneho kuri iyi foto aba yabaye mwiza noneho kurenzaho. Umugabo we rero Fally ahita amubwira ati rwose ndifuza ko twagerageza maze ukareba ukuntu nyine ubona iyindi verisiyo yawe. Lovely rero akimara kumva ibi byose yumvise rwose ageze gushidikanya mu mutima we, yibajije ukuntu umugabo we yajyaga yizera ko amukunda kandi akamukundira uko ateye, akamukundira uko ameze, noneho rwose ashaka ko yihindura undi muntu. Gusa nyine muri ako kanya yahise atekereza yuko atagomba rwose kuvuguruza umugabo we kuko yaramukundaga cyane. Niko guhita rero avuga ati nta kibazo, abivuga mu ijwi rituje ariko rwose bitavuye ku mutima, wumva bivuze atari ibintu bimushimishije.
ati nta kibazo rwose ndabyemeye, ubwo nzahura n'uyu muganga nyine maze ankorere consultation. Fari rero ahita yishima maze agahita avuga ati n'ubundi nari mbizi rwose ko utabyanga. Iminsi yakurikiye rero zari consultation rwose zidashira, yahuraga na muganga kenshi maze rwose bakumvikana nyine uko byazakorwa, uburyo bazamuhindura, nibyo nyine babaga bari kuvuga. Gusa nanone umutima we wakomezaga kumubaza ati kubera iki rwose Fari ashaka yuko uwihinduza, kubera iki Fari ashaka kuguhindura undi muntu. Gusa nta gisubizo yabiboneraga, yabibwiye rero famiye ye n'inshuti ze, maze bose kubera ko bari abantu bamwizeraga kandi bari bazi ko ari umukobwa uzi icyo ashaka, nta n'umwe wabitinzeho, baramubwiye bati nta kibazo, ibyo ushaka nyine uko ubishaka uzabikora uko, kubera ko tukwizera nk'umunyabwenge kandi uzi guhitamo neza. Muri iyo minsi rero kubera ukuntu rwose atari atuje, yumvaga adatekanye, hari rero cafe yari asigaye akunda kujyamo maze akajya kwifatiramo nyine ka cafe buri munsi. Yaragendaga akicara wenyine kugira ngo rwose atekereze neza kandi abashe no gutuza. Muri iyi cafe rero yakundaga rwose umwuka waho ndetse agakunda n'ukuntu habaga hatuje. Yaragiye rero maze yicara ku meza nyine yari asanzwe yicaraho. Mu gihe rero agitegereje ko baza gufata komande ye, ajya kubona akabona haje umukobwa adasanzwe rwose abona aha ngaha. Uyu mukobwa araza akamubwira ati mwiriwe neza, mwambwira se icyo kubazanira. Lovely rero areba uyu mukobwa maze rwose agahita abona wagira ngo asanzwe amuzi, areba uko ateye, akareba uko asa, maze rwose akabona wagira ngo basanzwe baziranye. Akomeza rero gutekereza cyane maze mu mutwe we hagahita haza ko rwose uyu mukobwa asa neza neza n'uwo bamweretse kuri ya foto bamweretse muri telefone, bamwereka uko azaba ameze nibamara kumubaga. Yahise rero yumva rwose noneho ataye umutwe maze aceceka umwanya nta kintu na kimwe ari kuvuga. Uyu mukobwa rero wari uje rwose gufata komande ahita abona uyu muntu arangaye cyane maze akamubwira ati mademoiselle, nitwa Regine, nari nkiri kubabaza ngo najya kubazanira icyo mushaka. Lovely ahita yongera akamera nk'ukangutse maze agahita amubwira ati Regine, urakoze cyane, genda rwose unzanire cafe. Amubwira nyine iyo akunda maze Regine agahita agenda agiye kuyizana. Lovely ahita amukurikiza amaso agakomeza amureba ari kumwibazaho byinshi. Lovely aba yibaza rwose uku kuntu Regine asa n'umukobwa bamweretse ku ifoto, aba yibaza aho baba bahuriye, ariko ibi byose rwose biba byamuyobeye. Mu kanya gato rero cyane Regine aba agarutse maze akazana ya cafe, ahita aza akayitereka ku meza akabwira Lovely ati nari mbazaniye cafe yanyu. Regine rero uba wabonye ko rwose Lovely yatakaye mu bitekerezo, ahita amubaza ati mumeze neza ko niba rwose umeze nk'umuntu udahari. Lovely rero ahita abwira Regine ati yego rwose meze neza, gusa nyine n'ubundi uba ubona rwose yijimye mu maso. Ahita rero abaza Regine ati wambabarira maze nkakubaza ikibazo. Regine atangaye kubera rwose uyu mukobwa ushaka kumubaza ikibazo kandi bataziranye, ati nta kibazo wambaza. Lovely ahita amubaza ati hari umuntu waba uzi witwa Fari? Regine rero ahita atangara maze rwose agahita yijima mu maso, ubwoba bugahita bumwica, ukabibona ko ubwoba bumurenze, maze agahita abwira Lovely ati Fari. Lovely ahita amubwira ati
ati yego Fari. Regine ati yego ndamuzi. Amarira aba yatangiye gutemba mu maso, ubwoba rwose ubona bwamurenze. Ati kubera iki ubimbajije? Lovely ati kubera ko ari umugabo wanjye, rero rwose yambwiye kuri wowe. Regine ati Fari yari rwose umuyegise wanjye, yari umusheri wanjye, ariko rwose yankoreye ibintu bibi cyane maze mva muri uyu mujyi muhunga, ndetse rwose nagiye numva ntazongera kumva bamuvuga, nifuzaga rwose kutazongera kumubona ukundi. Abakivuga ibimaze Lovely noneho nawe rwose agahinda kakaba gatangiye kumwica, ndetse akaba atangiye no kugira ubwoba. Lovely rero arataha maze rwose agataha afite umutima uremereye. Aba noneho yafashe icyemezo ko agomba kumenya neza neza rwose ibintu Fari agambiriye. Aragenda rero maze agategura dine iri romantike, ni ukuvuga nyine ategura iby'umugoroba ariko by'umwihariko noneho ategura ameza, agategura amabuji ahumura neza rwose, kandi agategura ibyo kurya nyine uyu mugabo we asanzwe akunda. Aba yizeye ko yenda bashobora kuza kuganira maze Fari akaba yakwifungura umutima akabwira Lovely impamvu rwose akeneye ko yibagisha kandi yihinduza, kubera yuko Lovely aba yamaze kubona neza yuko Fari ashaka ko Lovely asa neza neza na Regine. Fari rero ava ku kazi arinjira, maze akibona aya meza rwose ateguye mu buryo butangaje, ahita abwira Lovely ati sheri, mbega ukuntu rwose wanyakiriye neza uyu munsi, kandi hari ikintu turi guserebura kidasanzwe. Lovely ati hoya mugabo mwiza, uyu munsi nyine nifuje kugutegurira bidasanzwe kugira ngo ngushimire rwose ko wambereye umugabo mwiza, ko wambaye hafi. Nifuje kugushimira ku byo wankoreye byose, ndishimye rwose kuba ndi kumwe nawe. Fari rero ahita amwegera maze akamufata ikiganza, agahita amubwira ati nanjye rwose ndishimye kuba ndi kumwe nawe, ikindi kandi nishimiye kumva rwose ayo magambo umbwiye. Nagira ngo rero rwose nkubwire nanone ko ngukunda n'ubwo usanzwe ubizi, ndagukunda cyane rwose kandi nifuza kuba hamwe nawe ibihe byose. Lovely rero ahita abwira Fari ati ikindi kandi nagira ngo nkubwire ko rwose niteguye, ibyo wansabye ndabyemeye, reka rwose tugende maze bambage mbe rwose uko ushaka, ku bwawe nta na kimwe ntakora, ngomba kubikora rero rwose ku bwawe. Fari rero ahita yishima cyane agaseka, maze rwose agahita asoma uyu mukobwa ku gahanga ati ndakwishimiye cyane kandi ndanezerewe rwose ko ubinyemereye, gusa ndabizi ntabwo uzicuza, niwireba rwose uzareba indi verisiyo yawe utari usanzwe uzi. Lovely rwose aba yumva yashengutse umutima, ariko nyamara aba ari kugerageza maze akajya aseka, ariko rwose adasetse. Abaza rero Fari ati ariko se ubundi sheri, kubera iki rwose ushaka yuko bampindura, kubera iki ushaka ko nihinduza? Fari ati nta yindi mpamvu, ariko rwose ndashaka ko nawe ubona iyindi verisiyo yawe. Ndifuza yuko bazagukorera amatako maze bakayagira neza cyane, amabuno yawe bakayongera, ndetse rwose n'amabere yawe bakayahagarika cyane kurenza uko yari ameze. Uzaba uri mwiza cyane, uzaba ubibona. Lovely rero ahita yubika umutwe, maze rwose agakomeza kumva umutima we rwose uri kudiha cyane, kubera yuko ntabwo ibi bintu aba abishaka mu by'ukuri, gusa nyine agerageza guhisha rwose Fari ko ibi bintu atabirimo neza. Iminsi rero yakurikiye, Fari rwose yari yishimye, yirirwa yivugira ukuntu rwose Lovely azaba ateye, nyamara ntabwo yabonaga ko buri jambo ryose avuga kuri ibi bintu ari irishengura umutima Lovely.
ntabwo rwose yanabonaga ko Lovra ababaye. Byarakomeje rero maze Lovra akajya yibwira mu mutima ati rwose uyu mugabo nta mutima agira, yamfashe nk'igipupe agomba guhinduranya uko ashaka. Umunsi rero nyirizina uragera maze Fally agaherekeza Lovry kwa muganga. Baragenda rero bakamwinjiza muri sale baba bagiye nyine kumukoreramo ibi bintu. Birumvikana Fally asigara hanze ategereje maze uyu mukobwa bakamwinjirana. Abaganga rero batangira nyine akazi kabo, biratinda rwose maze bikamara amasaha menshi cyane. Gusa nyine uyu musore aho aba yicaye aba ari kuvuga ati noneho rwose ubwiza azavanamo buzaba butangaje. Ati gusa nizere ko by'ubugende neza nta kibazo. Ati ikindi kandi uriya muganga namuhaye amafaranga menshi cyane rwose bishoboka. Ndizera ntashidikanya rero nkurikije n'ubumenyi rwose abifitemo ko bizagenda neza cyane. Operation rero irarangira maze dogiteri akaza kureba Fally aho aba yicaye. Araza rwose agasanga Fally yarambiwe, ahita amukomanga ku bitugu ati Fally, ubu rwose nari nje kukubwira yuko operation yagenze neza kandi rwose uko twabyifuzaga ni uko nyine byagenze, bimeze neza cyane. Fally rero ahita amera nk'ukangukiye hejuru rwose, nubwo ataba yari asinziriye ariko aba yatwawe n'ibitekerezo. Ahita amubwira ati byagenze neza. Muganga ati cyane. Ati none se najya kumureba? Muganga ati hoya, ntabwo byashoboka kano kanya, ugomba nyine gutegereza maze akabanza agatuza akaruhuka kugira ngo rwose hataza kugira ibindi bimuviramo. Nta muntu n'umwe bagomba kubonana, agomba kuguma ari wenyine. Fally rero ahita amubwira ati nta kibazo rwose, nkuko nari mfite amatsiko yego, ariko nta kibazo ndaba nihanganye. Muganga ahita amubwira ati rero nta kibazo rwose, ubu nashatse wataha ukaruhuka maze ukabona kugaruka. Fally rero ashimira muganga rwose ati n'ubundi nari nkuzi w'ubuhanga, nari mbizi ko ibi byose uzabishobora. Muganga rero amara kugenda maze Fally rwose agakomeza kwivugana ati ubu rwose igitego ndagitsinze, ubu ngubu ni njye musore ugiye kuzajya asohokana n'umugore mwiza muri iki gihugu cyose. Ndashaka kureba ukuntu ba bashuti banjye ndetse na ba bantu bandi dukorana n'abandi bakire bagenzi banjye ukuntu bazajya bitwara ndi kumwe rwose na Lovry mushya. Abantu bose bazajya batureba maze bose baceceke. Ndashaka kubemeza maze bakamenya ko rwose ari njye ushoboye kandi mbarusha byose, ko mbarusha amafaranga nkanabarusha n'umugore mwiza. Ndakeka rwose ahantu hose tuzajya tunyura amaso yose azajya ahindukira aturebe. Ni ibi nashakaga nyine, nashakaga yuko umugore wanjye ahantu hose tunyuze ariwe bazajya bareba maze abagore b'abandi ntibabiteho rwose ntibanababone. Ndumva ndi gutekereza nk'umunsi wa mbere tuzajya mu kirori mufashe akaboko ukuntu abantu bazaba bifashe. Ndashaka ko ari njye nyine bazajya baririmba muri byose, bakandirimba mu kugira amafaranga, bakandirimba mu kugira umugore mwiza, mbese nkagira icyubahiro muri byose. Ndumva rwose atinze gukira kugira ngo musohokane kwereka abantu bose ukuntu nzi guhitamo. Akomeza kuvuga ibi byose maze rwose ari nako amwenyura kubera ukuntu aba yishimye. Fally ati ndifuza rwose kubona ukuntu inshuti zanjye zizaba zarishwe n'ishyari. Ndifuza kandi no kumva ukuntu abantu bose bazajya bambwira bati ufite umugore mwiza cyane. Ibyo bintu byose rwose ndumva amatsiko yabyo anyishe. Gusa nyine arataha maze muganga akamubwira ati nushaka uzajya wigumira mu rugo kubera yuko rwose mugomba kuzabonana ari uko yamaze gukira neza. Lovry rero amara igihe kwa muganga rwose kugira ngo akire neza. Gusa nyine ni nako aba ari kwitekerezaho, aba yibera mu bitekerezo gusa atekereza kuri uyu mugabo we rwose utagira umutima.
Ni nako kandi Fally nawe aba yishimiye iki gihe uyu umugore we aba amaze kwa muganga, kubera ko biba byaramuhaye umwanya wo gutegura ikirori. Aba yifuza rero kuzakora ikirori rwose cy'akataraboneka, maze agatumiramo inshuti ze, agatumiramo abakire bose n'abantu bose biyubashye muri kino gihugu, kugira ngo nyine abereke umugore we, abashaka rwose ko bazabona uburanga bwa Lovely butangaje. Ubwo nyine ndavuga Lovely mushya uyu mugabo aba yarikoreye. Aragenda rero agategura ikirori, maze agatangira gutumira abantu nyine batandukanye, ariko rwose aboherereza ama-invitation kugira ngo ku munsi nyirizina bazaze gufatanya nawe guserebura nyine uyu mukunzi we mushya niko navuga. Uwo munsi rero kubera ukuntu wari igitangaza kuri Fally, yaragiye akodesha ahantu hahenze mu gihugu cyose, ndetse rwose bamuzaniramo yaba ameza yaba intebe, ibintu bihenze mu gihugu cyose. Ashaka umuntu udekora wa mbere muri icyo gihugu, ndetse rwose ashaka n'abantu bazacuranga kuri uwo munsi, ashaka abantu barenze abandi. Ni ukuvuga ibintu byose yakoraga ibirenze ibindi, kubera ko nyine yifuzaga ko uyu munsi uzaba utazibagirana mu buzima bwe ndetse no mu buzima bw'abazaza. Yarawuteguye koko, maze aragenda yitegura ikirori. Ibintu byose byari bihenze, ibyo kunywa ari ibihenze, ibintu byose nta kintu cyoroshye cyari kirimo na kimwe. Abo gutumira kandi nabo bari abantu nyine b'intoranwa, ntabwo yatumiraga uwo abonye uwo ari we wese. Ibyumweru rero biragenda bigashira, maze rwose umunsi nyirizina ukagera, gusa nyine Lovely ntabwo aba yarigeze yiyereka Fally. Aba yibaza ikintu rwose yamuteguriye kuri uwo munsi, ariko ntabwo aba azi yuko rwose hazaba ari ibirori bingana bityo. Gusa nyine nawe aba yiteguye rwose. Uyu munsi rero udasanzwe rwose, Fally yaragiye nyine ajya mu kirori. Yari yambaye kositime nziza cyane idasanzwe, nawe nyine yari yiteguye kubona uko rwose Lovely byagenze uyu munsi, kuko nyine yagombaga kumubonera hamwe n'abashyitsi be. Nawe yari ataramubona, nyine yari afite amatsiko menshi cyane. Yinjiye rero muri sale, maze atangira kugenda asuhuza nyine abashyitsi be. Yabasuhuzanyaga inseko rwose ubona yuzuye icyizere, yiyemeye cyane kandi rwose ubona yihagazeho. Yabaga rwose ari kwibaza mu mutima ati, ntegereje rwose kureba ukuntu muri buze kwifata umukunzi wanjye naza w'igitangaza. Ndumva nshaka kubona ukuntu mwese muza kubura amagambo yo kuvuga nimumukubita amaso. Gusa nyine ibyo bintu yabivugaga buhoro buhoro. Yashuhuje rero abari aho bose, maze batangira nyine ikirori. Ba bacuranzi rero yari yazanye batangiye gucuranga nyine indirimbo zituje cyane, ari nkaho rwose bari no guteguza yuko umushyitsi mukuru agiye kuza. Abantu bose amatsiko yari yose bari kongorerana, bari kuvugavuga, bategereje nyine kureba Lovely wari ugiye rwose kwinjira muri iyi sale. Bagiye rero kubona babona rwose amatara yose batangiye kuyacana, maze abantu bose amaso bahita bayahanga ku muryango winjira. Bagiye kubona babona inzugi zirifunguye buhoro cyane rwose, maze umukobwa utagira uko usa atangira kwinjira. Uyu mukobwa yari mwiza byo, yari umukobwa muremure uteye neza cyane cyane rwose, ufite mu maso hakeye, umukobwa ufite amaso meza, wari umakiye neza cyane, imisatsi ishokoje neza kandi igiye inyuma. Yari yambaye ikanzu ndende ariko nayo itagira uko isa. Uko yateraga intambwe rero niko rwose noneho ubwiza bwe bwagendaga bugaragarira buri wese mu bari aha. Nawe kandi yatambukaga yiyemye rwose, ubona ko yifitiye icyizere. Fally rero uwahise rwose yishima agikubita amaso uyu mukobwa mwiza cyane, yahise ahaguruka maze agenda amusanga. Yari yishimye abona ko rwose ibyo yifuje byagenze neza neza nk'uko rwose yabishakaga.
yabonaga uyu mugore afite ubwiza butangaje nk'ubwo nyine yifuzaga. Aragenda rero maze rwose akamufata akaboko ariko kandi anakomeza amwenyura nk'umuntu nyine unyuzwe kandi wishimye. Batera intambwe rero maze bagera imbere agahita asaba nyine ko amajwi yose yaceceka. Ahita ababwira ati mwese rero abateraniye hano nagira ngo rwose mbereke umugore wanjye, umugore mwiza cyane, umugore udasanzwe, umugore nkunda kandi mpora ntekereza iteka ryose, yitwa Lovely. Abana bose rero bakoma mu mashyi ari nako rwose bongorerana bati mbega umukobwa mwiza, abantu bose baba batangariye ubwiza bw'uyu mukobwa. Hari rero afata umugore we maze bakajya hagati nyine muri sale maze bagatangira kubyina. Hari rwose aba yishimye cyane. Lovely rero ahita amwongorera ati sheri, nizere ko rwose wabonye ibyo wifuzaga kubona. Fari ati cyane rwose nanyuzwe ndanezerewe, uri mwiza cyane ndetse rwose urenze no kuba mwiza cyane, ni uku nakwifuzaga, ibyo nifuzaga nyine ni ibi, ntakubeshye rwose ndanyuzwe. Lovely rero ahita amwenyura maze kandi akabwira Fari ati mukunzi rero nanjye rwose ngufitiye surprise, gusa nyine ndashaka ko rwose uri buze kuyifungurira hano nyine muri sale abantu bose bareba. Fari rero ahita amubwira ati urakoze cyane rwose ndi gukomeza kwishima. Lovely ahita ava hano maze akagenda akegera mikoro nyine aho ziba ziri. Ahita rero atangira kuvuga maze akavuga ati ndabashimiye mwese abari hano, mbashimiye rwose ubwitange mwagize bwo kuza kudushyigikira, kandi nanone nshimishijwe no kuba ndi kumwe namwe. Umugabo wanjye Fari yakoze ibishoboka byose, yaravunitse rwose kugira ngo uyu munsi ubeho, yakoze kandi ibikomeye kugira ngo rwose iki kirori kigende gutya. Rero nanjye ndifuza rwose kumuha impano y'igitangaza, kubera ko nanjye ndifuza rwose kumwereka ko ibyo yakoze byose byanshimishije. Ndifuza kandi ko iyi mpano rwose ngiye kumuha yayifungurira muri twebwe twese maze tugafatanya kwishima. Fari rero aba yatangiye kumwenyura, aba yishimye rwose. Ahita amubwira ati mukunzi ngwino hano maze rwose nguhe impano yawe. Fari ahaguruka nyine yiyemeye, yiremereje, agenda afashe ku gifungo cy'ishati azamura intugu, nyine ubona ari kwerekana ko rwose ari umusore kandi ufite confidence. Aragenda agahagarara rero imbere maze Lovely ahita acira nyine isiri umuseriveri maze akamuzanira iyi mpano iba ifunze neza cyane rwose. Lovely rero arayifata maze akayihereza Fari. Fari rero ayifungurana amatsiko menshi cyane kandi rwose aba agikomeza no guseka. Arafungura maze yageramo imbere agasanga harimo envelope, ahita abaza Lovely ati none se harimo iki? Lovely ati impano ni iyawe mukunzi, yifungure rwose maze urebe ikirimo. Fari rero akuramo afata ya envelope maze akayifungura, ahita asanga rero harimo impapuro maze agatangira gusoma. Abakireba maze agahita afungura amaso cyane, aba ameze nyine nk'umuntu utangaye. Ahita abumbura umunwa nyine akamera nk'umuntu nyine ugiye kuvuga ikintu ariko ntagire icyo avuga, aguma ameze atya ubona rwose yabuze icyo akora n'icyo areka. Uba ubona yatangiye kwijima, uba ubona mu maso ye noneho haje umubabaro ndetse n'uburakari bukabije. Ahita ahindukira maze akareba Lovely akamubwira ati nta soni, urashaka ko njye nawe dutandukana? Impapuro za divorce nyuma y'ibyo nagukoreye byose urifuza ko njye nawe dutandukana?
Ibi byose rero abivugana umujinya ukabije, nta nubwo rwose aba yibuka ko muri iyi sare harimo abandi bantu, abagira ngo ahari niwe rwose na Lovely bonyine barimo. Abashyitsi rero bose bari aha bahita batangara, maze bose bagahita bifata ku munwa, bakayoberwa ibintu biri kuba. Lovely ahita amubwira ati ihangane rero rwose utuze, maze Fally ati uri kumbwira ngo ntuze? Fally rero ahita aseka yanseko nyine y'ubugome yuzuye umujinya n'amahane, maze agahita abwira Lovely ati urashaka ko rwose ntuza? Urabona ngo uranyiyemeraho? Ni njye nakugize uwo uri we kano kanya? Uzi amafaranga nishyuye yose kugira ngo bakugire gutya? Wari mubi, uri umukecuru uteye nabi, wari mubi rwose. None dore nakugize umwana muto, nkugira umugore mwiza kurusha abandi bose, none urambwira ngo dutandukane, nta soni ufite? Abari baje rero bo rwose bari bumiwe kare, umwuka wari uri kubaherana, bumvaga rwose ukuntu uyu musore ari gutuka umugore we, maze bose bakifata ku munwa. Muri sare rero hahita haturuka irindi jwi rwose ku rundi ruhande, ati Fally ibyo byose ni wowe wabyiteye, washatse nyine kumpindura umugore w'inzozi zawe, washatse nyine kumpindura uwo ushaka, ariko ntabwo wigeze wita ku marangamutima yanjye. Uwo nguwo rero wavugaga yari we nyine Lovely wa nyawe, naho uwari uri hano muri sare yari Regine, wa mukobwa wakundanaga kera nyine na Fally, ari nawe kandi Fally yashakaga ko rwose azasa neza na Lovely. Bari rero barabipanze, maze Lovely asaba rwose Regine ko bakosora uyu musore utagira umutima. Niko rero Lovely batigeze rwose bamubaga na gatoya, ahubwo uwaje nyine mu birori yari Regine, waje mu mwanya wa Lovely. Lovely nawe yari akirakariye cyane uyu musore kubera ibintu byose yari yaramukoreye kera bagikundana. Bose rero bashakaga rwose kuzamwihoreraho, maze bakamwereka ko burya n'abakobwa batekereza kandi atari bo batagira ubwenge. Muri aka kanya rero Fally yarakebutse, maze ahita abona ni Lovely wa nyawe, niwe rwose uri kuvuga. Yahise akebuka iruhande rwe, nanone habona undi mukobwa kandi usa neza na Lovely. Yahise rero abaza aba bombi ati ibi bintu ni ibiki? Ibi mwankoze ni ibiki? Lovely ahita akomeza abwira Fally ati rwose warikunze cyane, maze wanga kumva igitekerezo cy'undi muntu uwo ari we wese, ibyiza byose wabyikururagaho ubyishyira. Rero ntabwo rwose ngikeneye kubana nawe ukundi. Fally rero uba wuzuye umujinya rwose n'ikimwaro, aba yacuritse umutwe, nta muntu n'umwe ashaka kureba, kuko rwose aba yasebye bihagije, ariko nanone ntabwo rwose aba ashaka kwemera ko ibi bintu biri kuba bya nyabyo, ahari aba yumva ari mu nzozi. Ahita rero abwira Regine ndetse na Lovely ati nimunsobanurire neza. Lovely ahita amubwira ati nagusobanuriye rwose ni uko utumva, ntabwo nigeze nshaka kwihinduza, ni wowe rwose wabishakaga kugira ngo uzabone icyo wereka inshuti zawe ndetse n'abandi bantu bose, uzabone uko ubiyemeraho. Regine rero nawe ahita afata ijambo ati rwose Fally ni ukuri nta mutima ugira, kuba Lovely yarakwemereye kujya kwibagisha si uko rwose yari abikunze, ni uko nyine wari wabimuhatirije kuko ari wowe wabishakaga, ariko mu by'ukuri ntabwo wigeze umenya icyo we ashaka. Ikindi kandi ntabwo rwose urukundo rujya rushyiraho kondisiyo. Iyo ukunda umuntu umukunda uko ameze, umukunda nyine wese, ntabwo ushaka ko ahinduka uko ushaka. Mbese washakaga kumwiremera bundi bushya.
nyamara nanjye witwa ngo nari nteye uko ushaka ntabwo wigeze unkunda, nta muntu n'umwe rero ukunda ahubwo urikunda gusa. Fari rero uba umeze nk'uwataye umutwe atakizi rwose ibyo arimo, ahita ahindukira maze akareba Regine agahita amubwira ati Regine ndagukunda kubera iki rwose wankoze ibyo bintu. Regine atumva nkubwire Fari, nta muntu n'umwe kuri iyi si ukunda, urikunda gusa. Ntabwo rero rwose ukwiye icyubahiro, nta nubwo nawe ukwiye umuntu wo kugutekerezaho. Arongera kandi agahindukira maze akareba Lovely ati Lovely ndagukunda rwose kandi nashakaga kuguhindura ku bwawe. Lovely ati hoya reka rwose kwibeshya, ntabwo wigeze ushaka kumpindura ku bwanjye, ahubwo wampinduye nyine kubwo kwikunda kwawe, kubwo ko washakaga kugaragara, kubwo ko rwose washakaga ko ubwiza bwanjye bukuzanira icyubahiro, nta kindi kintu cyatumye umpindura. Fari n'isoni nyinshi yahise yongera rwose yubika umutwe, abari aha bose rero batangiye gukoma amashyi buhoro, maze bigeraho rwose bayakoma cyane. Bari bishimiye umuhate uyu mukobwa yagize, maze bose bashimira Lovely, ariko kandi baranenga Fari wabaye rwose umusore wikunda udakunda abandi. Lovely rero ashimira cyane rwose Regine wamufashije kugira ngo yikure mu nzara za Fari. Mu isoni nyinshi rero Fari arahindukira maze akareba ku muryango ngo asohoke, gusa atera intambwe imwe maze akongera agahindukira areba Lovely maze akamubwira ati gusa nyine umuganga rwose nari nahaye akazi ko kukubaga ngomba kuzamufungisha kubera yuko yandiriye amafaranga gusa. Lovely rero ndetse na Regine bahita baseka, bigaragara rwose nk'aho bari bapinze ibyo avuze, maze bahita bamubwira bati ni uwuhe mudogiteri se uri kuvuga? Uriya mudogiteri rwose yibereye ku kirwa n'umuryango we kubera nyine amafaranga namuhaye, ubu rwose yagiye gutangira ubuzima bwe, nta n'ahantu na hamwe wamukura. Fari rero ahita noneho yumva asabye kurenzaho, maze rwose ikimwaro kikamwica kandi agahita yumva atsinzwe burundu. Abantu rero bari aho bose bahita rwose bahindukirira uyu musore, maze bose bagatangira kumubwira bati uratsinzwe rwose, icyiza gitsinze ikibi. Uyu musore rero ahita asohoka muri iyi sare nyine abantu bari kumuvugiriza induru, ibimwaro ari byose, ari nako kandi bahindukirira Lovely ndetse na Regine maze bakabakomera amashyi cyane, bakashimira rwose ukuntu bitanze kandi bafatanyije kugira ngo rwose bagaragaze ibibi by'uyu musore. Guhera uyu munsi rero Lovely ndetse na Regine bahita rwose baba inshuti z'akadasohoka, maze Lovely nawe akishimira ko rwose agiye gutangira ubuzima bushya, noneho rwose bwo gukundwa n'abantu uko ari. Ikindi kandi ntabwo rwose aba agishaka umuntu uzamukunda kuko amufitemo inyungu. Iyi nkuru rero rwose ikwiye kutwigisha yuko nukunda umuntu ugomba kumukunda uko ari nyine kandi ukamukundira ibyo byose. Ikindi kandi ntabwo rwose umuntu agomba kwikunda ngo yumve yuko ibyo ashaka bigomba kumera uko ashaka, ari we rwose ugomba kubona ibyiza gusa. Nta muntu n'umwe utagira inenge, niyo mpamvu ugomba gukunda umuntu maze ukamukundana n'inenge ze. Ikindi kandi urukundo rwose ntabwo rureba uko umuntu ameze inyuma gusa, hari n'ibindi ugomba kwitaho. Inkuru yacu rero y'urukundo ni aha rwose tuyisoreje. Niba kandi mukunda inkuru z'urukundo zica kuri iyi channel, ntimukagende mudakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri jyewe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.